kami nyine twamubuze. Ako boss uriya mkobwa yabaye iki kweli? Ibyo ntabwo bikureba. Kuna tatizo, mtoto wangu wako mzima ama naenda kufa? Nola washize wowe utaza ukamara ntabwo ndi gukira zakira vuba, ariko kwibuka rwose ntabyo nkwijeje. No! Not you! Kuna tatizo? Mbona mko mnaniangalia hata msemi kitu? Kuna tatizo, mtoto wangu wako mzima ama naenda kufa? Sasa mama, nkuko nakubwiye rwose humura. Operasiyo yagenze neza. Na kiriya gikomere kirakira vuba. Indi miti isigaye arayinywera mu rugo. Sasa uko na tatizo gani? Mama, gukira zakira vuba, ariko kwibuka rwose ntabyo nkwijeje. Oya doctor, ibyo ngibyo ntago mwabimbwiye. Mimi mliniambia mtoto wangu atapona, namubazaniye mbizeye. No kuri pe, kwibuka byo biragoye kuko yagize igikomere gikomeye cyane ku mutwe. Yagize igikomere cyageze ku bwonko. Kwibuka byo urumva ntabwo ari none ahangaha. Ako mwanyijeje ko muzamukiza? Mama, humura kandi nanone ushimana kuba ameze kuri ya byonyine. Aho kugira ngo agenda bigisenzegere mu bundi buryo, yakwibagirwa, kuko kwibagirwa no kwibuka birashoboka. Ariko nanone kimwe nuko bidashoboka. Gusa ntimuzamugire umurwayi wo kujugunya, ntimuzamugire umurwayi wo gutahariye. Nimumwegera mukamuganiriza azajya yibuka. Mugire amashusho mwibutsa, mugire utwo mumwereka, mumugaburire muganire, bizajya bigenda biza gahoro gahoro. Sibyo? Je ntago mbyumva pe, ntago mbyumva kabisa. Nese doctor ashaka kuvuga yuko uyu mtoto atakumbuka hata kitu kidogo. Unazigira yibuka abantu baziranye mwishuri ibyo yize byose yabyibagiwe. Cyane rwose. Gusa nabyuka hariya azatangirira ku busa. Atanze ya sufuri numvise uvuga igiswahili. Sibyo? Ariko humura, biraza kugenda neza. Muzamwegere mu muganiriza. Sibyo? Ihangane, reka ibisigaye tubikurikirane. Sibyo mama? Hello doctor. Please tell me, umukobwa uriya mama arapfuye cyangwa? Ariko uriya mama muraziranye? No, tuziranye hano. Okay. Uriya mwana ameze neza, ariko si ngombwa kujya kumureba none ahangaha. Mureka abanza amere neza cyane, uzamurebeje, okay? Ngaho jya mu kazi. Samye pesa hapa pesa. Sasa mtoto wa watu hata unsikii? Hautakumbuka hata mtu mmoja? Hivi ukiniita mama ni pesa. Mtoto wangu lakini Samu hivi watu watakuwa wananiita Mare Boss. Kila fasi yenye mimi nitakuwa napita Mare Boss. Tajenga manyumba, magali, nini. Lakini mtoto. Mungu wangu. Basi mani gufashia, lakini kiamka mtoto utakuwa unaniita mama wanipatie pesa. Hivi hautakumbuka hata mama yako, mimi nitakubeba nyumbani. Usijali. Mtoto wangu bana
Samu, mapesa, manyumba hapa niko naangalia hapa. Pole basi. Samu. Mtoto hata kumbuka na azibuka n'ikintu na kimwe. Ubungubu nukubyuka agahita nyita mama. Amafaranga, amamodoka, kila kitu. Akora uko abagabo murinda shima koko naragiye usigara wigabije inzu yanjye uyisa nami ndabi ko wishakiye ibi ni ibiki biki wansobanurira ibi ni ibiki ibi byo ni ibiki ubwo se warebye neza nuko imyenda atari yawe iyi myenda ni yanjye aka kantu kagukwira nge kankwira ahubwo se reba neza umbwire nyiri iyi myenda niyo bitagukwira se sobanurira ntahari mu nzu yanjye wazanye bande ngo mu nzu yanjye wazanye bande ariko uvuga ngo inzu yawe iyi nzu wayivanye wanyuitereka hano iyi nzu wayubatse wenyine iyi nzu ntabwo ari twaze twembe bivuga kwizana mindaya hanyuma reka mubaze ubona genda uwebwa kubwikiremwa ku buryo namara umwaka ndi yenyine ndi umugabo wasabye ndakwa nzana umugore mu rugo nawe ngo uragiye muri Amerika ngo ugiye kuvuza mama wawe nkaho atagira abandi bavandimwe ariko ruko ni wowe wasigara unkorera ibi uzi neza yuko ntatindijwe no kuvuza mama gusa narindi kugira ngo nifuze ndebe ko twabona umwana kumbi wowe webereye mu ndaya ugatinyuka rebe ndakwinginze umbabarire yabaye ikibazo cy'uko nari jyenyine kandi rikosa ntabwo rizongera n'ubu utarabyaye ko ndakubarire kunyubana uku nguku jya mu rugo uryama uruhuke kandi ugerageze gutuza muri wowe ikigaragara cyo kandi biriya yabikoreye urukundo rwe oya rwe ndi kubyiyumvamo ntabwo Kami yajyanye na James nkuko mubitekereza ahubwo Kami ahantu ari mu bibazo rwe Kami yari yarashwanye na James bikomeye yari yaramusubije impeta ye urambwira ko yajyanye na James gute ntago bari kumwe ahubwo ashobora kuba ari nko mu bibazo twebwe tutazi nubwo ntazi James yagera ko ntago ari kumwe na Kami ndakwinginze mfasha gushaka Kami urabizi neza ko Kami tumuzi nta muntu kwisi ujye umugira inama ngo yumveretse James iki ntaho kumbwira iby'imeta iriya ni imitwe bakinye kugira ngo ntituzigere tubarabukwa n'umunsi n'umwe oya rwe ntabwo Kami ari kumwe na James none ari he nyine ntabwo nzi aho ari ndagira ngo mfashe kumushaka none se niba utazi aho ari wowe mwari muri kumwe mu nzu arasohoka aragenda uragira ngo njye mbamenye gute nta mishoni n'imwe yigeze nanira igihe cyose nyifitiye amakuru ahagije Kami ntabwo tuzi ahantu ari bifashe baragenda ntabwo bajyanye na James ngende kubyumvamo ko Kami ahantu ari ntabwo ameze neza ahubwo James ashobora kuba yarishe Kami please stop it iki kintu wikivugaho nta mission nzi ku isi yigeze inanira igihe cyose ngifitiye amakuru ahagije ko wowe Kami mwabanaga mu nzu nyagusiza akagenda urumva ngiye nabwirwa n'icyaha nari urashaka kumva iki uragira ngo nkubwire iki ko bigaragara biriya bintu byapanzwe kera kandi umugambi wabo bawugezeho ibyo kumbwira ngo ingashobora kuba yamwishe noneho yamwishe njye mwirimbise kumushaka niba yamwishe wumva ko namukurahe ahubwo uva muri ibyo ngibyo uri umukobwa mukuru fata responsibility ubaka ubuzima bwawe wige kuba utari kumwe na Kami simple as that none se rwe uri guhamye neza ko James na Kami bajyanye none se bari harabubona hano twicaranye nawe rwe ikigaragara ntabwo ushaka kudufasha kubona Kami none se basura afasha mama aze
cyangwa nabyo wabivuyemo. ke jya kuruhuka ndumva ntameze neza mu mutwe. mwisi disi nawe wagirira neza ngo aza kwibuke byibura amezi 3 kugira inshuti horaho ugira ibintu ikeneye kugukuraho nimba ufite akantu aho guhemukira inshuti kunda kumva hafi abandi banaye najya mu gituro basi uko nubundi nyuma yo guhemukira umuntu nk'uwo ubusigaye uri intumbi musanze amazi abiri kirunga cyanjye kiruka abirasi namwe mwahita muniruka aho mbona nkunda gusa ngunda aho mbona mbunga nirohombi gusa munga muhuganye kindi umusazi wapfuye arurumba urukundo Vani ibyo biririmbanga jya gushaka kandi ubiririmbira koko zino ndirimbo si nziza kweri ntabwo nta bwiza bwabyo mbonye amafuti gusa karigere sibyo tugitwaza guhura kwa bakamira umugoroba rero kunanira shora no kutajyayo cyangwa bikunda hajya kavu ko ni ngombwa ko tujyayo kuze kandi nimba ajyanye na James barakundana ndenze umvura mwanzuro yafashe nayo wanabumva nk'abantu bakundana kuri ndavuze ngo ntugira aho ntabwo nshaka kugumana muri iyi nzu nabona gunaneze nshaka kwisubira mu bajama banjye ese nakuntu wahamagara Nikibasi akaza mukamuri kumwe wumvishe Ikinyarwanda nakubwiye ngo sinshaka kunsiga hanjye cyangwa nakubwira iki so genda niba ushaka kuzaza usanga banyiciye mu nzu njyenyine utazi n'uwabikoze ese ntuzakwica ese izo ndirimbo zawe zirandura iyo studio uhoramo iraruta kuzine wawe ego navuze ngo ntugira wowe ese amakuru y'umurwayi nizere kuri ya muganga atarimo arinjizamo abantu bose uko yishakiye. niyo mpamvu nari nguhamagaye nashaka kubwira ko wa muganga yafashe weekend 2 zakonje kandi nta n'undi muntu ndabona uza kumureba umuzi abantu bose baza kumureba nta n'umwe umuzi ariko rero wakagombye kugira vuba mukobwa tukamukura hano kuko rwose arababaje pe Akwabaje se gute ntavuze ko operation yagenze neza? Wahura n'iki Samu ko operation yagenze neza muganga akaza akambwira ngo uriya mukobwa nazongera kwibuka arambwira ngo tumufashe ngo kugira ngo tumubanire neza kugira ngo igihe kimwe kizagere yongere yibuke ikindi bahita bambwira ngo naramuka akangutse arahita bampa imiti agende mu rugo bari bajya kuyinywera so ni ukuvuga ngo nta nubwo azongera kwibuka n'umuryango we habe n'ikintu na kimwe n'amashuri yize ahubwo ibyo ni byiza rero ni ukuvuga ngo uramugumaho nanakanguka uzahita umubwira ko ari mama ariko Samu ni brag uri kuvuga wikinira Samu oya pe oya mu bintu navuganye nawe ntabwo ibyo bintu birimo ese ubwo nk'ibyo wabigera n'ibiki uzaba urimo gukorera ubusa si amafaranga aha sha Samu ni ukuri kw'Imana mfasha ndakwinginze mfasha uri bosi wanjye umpa amafaranga yanjye ngewe nigendere uriya mukobwa ushaka ahandi hantu umushira njye ntabwo nzajya kwigisha umuntu guhera kuri rimwe reka harya ntibambwiye ko nta muryango ugira inaha ntawe ngira hari umuntu se wa hano hafi w'umufamiliye utuye muri bino bihugu bya hafi wakwizera ndamufite mukuru wanjye atuye i Bujumbura noneho ushatse wawe wigendeye kugira ngo batagushaka bakakubura oh ma fille ça va bien
uyu nguyu ni umuganga ujya akurikirana umwana wanjye ibikorwa bye byose. mwarakoze kwita ku mukobwa wa mushiki wanjye. ni akazi kacu ya byaro byanyu byita ku barwayi neza. murakoze cyane. ubwo ejo nzaza kureba umurwayi ubu ndi kwihuta. yego chérie. Oh merci beaucoup. zamukoresha ibishoboka byose uyu mukobwa ave muri bino bitaro. ese aho ajya ntitwabonye se? hehe se? ataha unahaye urashaka njye bazamfunge njyenyine? Boss, Naomi arahamagaye. Halo? Rwe. Yes Naomi, ndakumva neza. None se Rwe. Waba wigize ubonana na Keza na Mike? Ndagusabye mfashiriza abantu. Kandi ukomeze ushake Kame. Kuko niba ku mipaka yose naho bigaragara ko yaciye, ashobora kuba yarahuye n'ibibazo. Ndagusabye mfasha nuko. Ewan, ndi kumushaka ariko nibyoroshye vraiment. Ikindi uko mbibona Keza na Mike baragukeneye cyane kuri ubu kuko ngewe nta kintu na gito nabafasha. Ikindi ndabona Keza nta gahunda afite yo gutuza mu gihe ataramenyeho Kamari. Rwe, ntago nagaruka ni ukuri. Wasanga ari umutego abo kwa Sara bari kuntega ngo nzi. Oya, James nawe uri inaha. Ubereye ukuntu ugaruka usibe kwidegembye kuko sindamenya umuntu uri inyuma y'ibi bintu. Ngwino ujye mu bana bawe. Iby'umuryango wa Sara ubindekere rwose. Urakoze cyane Rwe. Sawa musi mwiza. Halo? Paul bite? Ko sanzo wamamagaye cyane. Ni amahoro? Oh, nta kibazo. Mubikore mutyo ntacyo. Okay, mwinjiza nta kibazo. Durire kuri restaurant. Mugire ikintu mu muha abafasha. Sawa. ushaka ngonga? Bonjour. Amakuru umeze neza? Ego. Tracy sinshaka gutinza ariko ndashaka tuze kujyana kuri lunch. Hari ikibazo? Ntago byashoboka. It's not a date. Actually ndashaka uze gusohokana just n'abandi bakozi dukorana ukabamenya mu buryo bwo kumenyana. Please byemere. Ni byiza cyane ariko muri ayo masaha mfitemo kujya gusura uriya murwayi muri room ya 416 kandi niwo mwanya nawe mbonye yonyine niyo mpamvu nshaka kujyayo. Okay Tracy, it's fine. Uzi, let me show you. Reka tuze kujyana then kubera ko nubundi urabona ntatangira kuvuga nta bwenge buragaruka hanyuma tumureho gato tute tujyana. Hari ikibazo please byemere. Okay. Great. Thank you. Boss, ubundi tayari mwana. Okay.
namaze kumenya neza yuko James yarasigaye inshuti cyane ya Noella ndetse na mushiki we Lydia. Icyo nifuza rero ni ukuca muri Noella ukamwumvisha ko mukwiye kuba hafi Lydia muri iyi minsi James atarino. Icyo nifuza nuko mu minsi mike cyane umenya aho James ari. Nibi naba ngombwa Keza umwegezeho igihe gito. Ikindi namenyera abantu bari kumwe mbere yuko James aducika. Nta kibazo boss, ibyo ndabikora. Ese ubundi Miki, Rukundo muziranye mute? Ntago njya numva ibyanyu neza, bimeze bite? Rukundo se Mami, uyu mukobwa ni uwawe? Ni mtoto wangu na Yuana. Kama mukuye he? Yamubonye? Kama ari he? Nizerente komisi nawo kwiringira. Nizerente kono muvandimwe aguhinduka. Ninde wa umutima